turashize. God have mercy. Urimo satani. Rata boss, uburozi waduhaye bw'icyo igihe kingana iminota 2. Nikambwire satani. Nikambwire nuze we. Yesu nashimye abasore. Wowe nuwahe? Allah. Akusha nago Yesu muzi. Wama nimero tukavuga. Yesu nago bajya bamvugisha ku telefone amushenze. None so umuntu murimo murambwira utagira telefone. Wowe ninde muri kuvuga ngo na telefone ngagira wowe nuwahe? Ariko naragenze ndabona abahirimbiri muri uru Rwanda rwa Kagame. Akusha nago Yesu wapfiriye abantu ku musaraba nago muzi. Staka kumanya ko president uri kutubwira nuwahe. Uwo ngo nimo nkubwira ahantu hose ujya mu muri kumwe ikora byose muragendana waba uri kurya waba wicaye waba uhagaze igihe cyose abahari. God have mercy upon us. Nikambwire satani. Nikambwire nuze we. Ariko se sha reka mbabaza ikintu kimwe muhoze muvuga ngo yo ndi kurya tuba turi kumwe nkaba mbona ndirindazi ndi nje nyine nkaba maye wowe nkaha nawe ngo wundi muri kumwe ari Eregiwe ntabwo asonzeye amandazi yo mwisi kuko ahaba atunzwe n'umwuka wera kandi ikindi ahari ntabwo ari bugusaba ko karindani mu mutima wawe. Akasaba musore ko kujya kure cyane. Iyo wavuze umutima nama wumve iki? Umutima nama ni ukugenda ugafata ikigoryi nkawe ukakigira inama kigahinduka. Ariko sha ntabwo nzi ko mbana n'ikimara nkawe bigeze aho ngaho. Umutima nama uretse gucushika ngo sobanura amushenze. Umutima nama ni umutima ukubwira ibintu byiza washaka gukora ibintu bibi ukakugira inama atereka ibi bintu ko ibintu byiza. Uwo niwe mutima nama kandi Yesu akora mu mutima nama wawe. Nandi kana aribyo ngubwira ngo umutima nama nukuza nkagufata nkakwegera nubwo ufite urutwe ruhengamye wagira ngo ni inkono y'ibumba bitakabe. Nkagufata nkaguhindura ibitekerezo biri mu mutwe wawe ukogosha ibyo bisatsi ukareka gutungwa n'amase ngatuma ubyibuhagurika ujye ku murongo kamera neza uri wo mutima nama wawe. Ariko mabusha kimarumva wakibwira kikakikumva. Ubundi si umugozi nuwa Nanjye numbaza aho bawororura. Munisha ugira iwana. umvaka nkubwiza ukuri bro biragoye kumvisha umuntu wumvira mu nyo nk'ingufuri kugira ngo akumve. Ariko sister naho urakabye nikutu uvuga ngo uzi Yesu ngo Yesu abaho utukana bigezaho ngaho. Erega ntabwo ntukane reba yafasha Abisirayeli bamaze imyaka 70 arabacakara guhana banze abumva nabi n'Imana irabikora nibyo nkoze rero. Ngo muri bacyo uhanya umuhiri imbere kubera ko atumva ko Yesu abaho. Umuhiri imbere ni wowe naso muri gutinganira ku muhanda ku isoko kumugaragara. Allah bajya bavuga ngo abanyabyaha mwizi bazagikuzimu ukuzimu nukunguko bajya bavuga twe twahageze. Ahubwo nago narimbizi ko mbana n'umuhiri imbere w'umuzimu nako ikuzimu ntabizi. Nanjye nago narinzi ko Rusoferi w'ikuzimu yabyaye umuhungu wowe na mushiki wawe. Akose wakagabo wakumvisha ibintu waziba. Nikambwire satani. Nikambwire Yesu nanjye ndamuretse mpirindazi. urimo satani. Gahabwa uburozi none ikimenye imyesubije no kubaha uburozi n'ubuni nabaye kirindazi nabahaye aya mandazi yararoze kuko njye nahayaza ubuzima ndi kwiyahura mu kanya ndapfa. Kiwemeye ko tujya amandazi kandi uzikaroze. Kajwe muriro wamuhirimbye so nawe wariye. Ariko wakabaye wambwiye ko yararoze. Hanyuma wowe kuzimana na Yesu waje tuvuga ngo Yesu ngo ibiki n'ibiki Satani. kuki atakuvugiyemo ngo umenye ko ubwo burozi burimo. Rata boss, uburozi waduhaye bw'icyo igihe kingana iminota 2. Nikambwire satani. Nikambwire nuze we. Ariko wakagabo nareka nkugarukeho nikuti ushaka dupana kandi rero ushaka kwiyahura gusa. Umva mwabantu mwe erega nababeshaga ntago nigeze mbarogana na gahunda mfite yo kuba nabaroga ahubwo ngewe nagiraga ngo ndebe kwizera kwanyu koko uwo Yesu murimo mushaka kunyinjizamo umva namwe mumwizera ese koko muramwizera mukamwari muhangayitse gutya kandi yabakuramo uburozi. Yego ngenda mwizera wone gase nta ndi masenga. Ni nayo mpamvu uburozi bisaba burizwamo ukadamuba amazi. None nta minota ingahe iri bushire mpfuye rega nagiraga ngo ndebe kwizera kwanyu. Nikambwire satani. Nikambwire nuze we. Umva mbabwire rero n'ikimenyimenyi kugira ngo ukira buno burozi turimo turarya nuko ugenda ugashaka ibiro 7 by'ubushishi ugashaka ibiro 3 by'imibu ugashaka n'udusenda baboyi 20 tw'iminyorogoto ukabivangavanga ukabijya nibwo ugomba guhitukira. Sha ibintu murimo muribwira mwibwira gemba mfite akantu kameze nk'agaterekomande akariho utuntu tumeze nk'udutwe nkakaraga gutya nkagakaraga nkagushyira ku buzima bwawe ugahita upfa. Ariko ubundi wa musore ugiye wohere wijemera iyo telekomande irihe ngo itwere telekomande nayifata nkata ninyukoramo nkayikaragura ahita upfa. Nta kibazo nze nyikwere singise buriya. Aha okay sawa urupfu rwanjye urupfu rwawe urupfu rw'umuntu ntazi n'urupfu rw'umuntu ntazi ariko urupfu nguru rwawe wowe ni na runini noneho turaguhanya ko wanyu turakanda buto dushaka tuguhe nyoko.
irimo satani. Turashize. Irimo satani. Ntabwo ari gusa ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi aho hano i Kigali.